Ikaze mwese kuri shene yacu amashusho y'ibyiringiro, ahanyuzwa ijambo ry'Imana, ijambo rihumuriza imitima yacu, ijambo ridukomeza, ijambo rivugana n'imitima yacu ya buri munsi, kandi ijambo rijyanye n'ubuzima bwacu duhagazemo buri munsi. Ni ijambo ridusubizamo ibyiringiro, ni ijambo ritwereka ko Imana itari kure yacu, ahubwo Imana iri ku buzima bwacu. Imana itureba nubwo turi guca mu buzima butoroshye, ariko ni ikimenyetso gikomeye cyane cyaho Imana ivugana natwe, ikatwereka ko itadusize cyangwa itaduhanye, ahubwo kiri kumwe n'ubuzima bwacu. Ndakwinginga rero cyangwa se ndagukangura kugira ngo ubaye utarabusubscribe, tarayikoraho rwose wayikoraho kugira ngo ijambo ry'ibyiringiro uko rigiyeho rijye uhita uribona mu ba mbere, maze umutima wawe ugubwe neza, umutima wawe utabarwe, umutima wawe uvugane n'Imana rwose. Maze numara kumva ijambo, ukumva n'ijambo rikoze ku mutima wawe, ujye ukanda like, kandi n'umutima wawe nukira ntugakire wenyine, ahubwo jya usangiza n'abandi, jya usangiza na mugenzi wawe, nawe uvura umutima wiwe. Kandi ndakwingize cyane kugira ngo uko ijambo ry'Imana rigufasha, uko ijambo ry'Imana wumva riri kukubaka, ntukange kubitwereka muri comment, kuko bituma kenshi natwe dukomeza gufatanya nawe gusenga ndetse no kwinginga Imana. Imana amahoro ikugire neza rero, Imana amahoro ikomeze kugusanga, Imana amahoro ikomeze kuguha ibindi byiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza, kuko ijambo ryarambwiye mu Befeso igice cyawo cya 2 umurongo wa 10 nabangu, kuko turi abantu Imana yaremye kandi ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kandi iyo mirimo ntago ari yiremye gutyo gusa, ahubwo yiremye kugira ngo tuzayigenderemo. Imana yakuremye kubw'umugambi wayo rero, Imana yakuremye ndetse kubwo kugira ngo izasohoze cyangwa se uzagendere mu byo Imana yari yaraguteguriye. Ntabwo rero kuba warabayeho kubw'impanuka, nubwo ubona uri guca mu bintu bikugoye, nubwo ubona uri guca mu bintu ndetse bidasobanutse, nubwo ubona uri guca mu buzima ndetse bukubabaza, nubwo ubona uri guca ndetse no mu buzima ubona buhanda, ubona bushaririye, ariko Imana ikurema ari gufiteho umugambi. Haleluya. Rero wikangwa n'ubuzima uri kunyura mu ngo, nurangiza utarare ujye kure yayo rwose, witarara ngo ujye kure yayo, kuko ndabizi neza ko hari igihe umuntu agira mu buzima bugoye, agira mu buzima buruhije, ugasanga afashe ibyemezo byo kujya kure y'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye mu ijambo mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 19 umurongo waho wa 10, arambwira ngo kuko umwana w'umuntu yazanywe no gushaka ndetse no gukiza icyari cyazimiye. Nubwo ubwo buzima bugusharirire ndetse bugatuma uri kuzimira ukajya kure, ariko hari Imana yaje ije gushaka ubwo buzima bwawe, hari Imana yaje ije kugutarura, hari Imana yaje ije kukugarura mu buzima. Nubwo uwajya kure cyane, nubwo uri gutarara, nubwo uri kujya ndetse mu bikwihebesha, ukajya mu buzima bukubabaza, ukajya mu bikorwa bidahwitse, ukajya mu bikorwa bidahesha Imana icyubahiro, ariko Imana yaje ije kugushaka. Haleluya. Yohereje Kristo kugira ngo aze agutarure, yohereje Kristo kugira ngo aza kugarure mu buzima. Ntabwo kwari kugushaka gusa, ahubwo kwari no kugukiza. Haleluya. Uyu munsi ndakwingize cyane ngo hari ijwi ry'ibyiringiro, hari ijwi rikomeye, hari ijwi rivugana nawe ngo ntabwo Imana iri kugushaka gusa, ahubwo Imana ashaka no kugukiza. Birashoboka ko nawe uyu munsi hari ibyo bintu uri kubona uri kugenda uzimiriramo, byaturutse ku buzima ubayemo. Hari ibintu uri kugenda uzimiriramo bitewe n'imibereho ufite uyu munsi, bigatuma uzimira, bigatuma wibagirwa n'Imana, bigatuma ujya kure yayo. Ariko uyu munsi Kristo yaje, cyangwa se Imana amwohereje kugira ngo aza gutabare, aza gukize, aza kugarure, aza yongera atume wongera ugira ubuzima. Ntabwo Imana yigeze ikangwa n'ibyaha twari dufite, ntabwo yigeze ikangwa n'ibibi uri gukora uyu munsi. Rwose ntabwo Imana iri kureba ibibi uri gukora uyu munsi, kuko nagira nkubwire ko nta cyaha na kimwe uko cyaba kingana kose Imana idashobora kukubabarira. Nta na kimwe Imana itakubabarira. Wibuke cyane ubwo Yesu yari ari ku musaraba, hari uwo bari baraciriyeho iteka abantu bose, ndetse banamufatira n'umwanzuro wo kujya abambwe ajya ku musaraba. Urumva ko yarakoze ibyaha we bituma abantu bamuhaga. Icyo gihe Yesu Kristo ubwo yari amaze kwicuza, amubwiye ngo jye umbabarire, Kristo yamuhaye ijuru. Haleluya. Biragaragara ko nta cyaha na kimwe nawe uyu munsi, nubwo wabarazimiye, nubwo waragiye kure, nubwo uri gukora ibiteye isoni, nubwo ndetse wumva muri wowe kwizera ko aragushizemo, kumva aranamutse, ukumva nta bindi byiringiro ufite, ndetse ukishora mu byaha bitandukanye, ukajya mu businzi, ukajya mu bujuru, ukajya mu buraya, ukajya mu biteye isoni, ukajya mu nzangano, ugakereya ibyaha byinshi cyane, ndetse ukumva n'Imana ntishobora kukubabarira. Ariko reka nkubwire ngo Yesu aragukunda, Imana iragukunda, kuko ni nacyo cyanatumye Imana ngo itanga umwana w'ikinege kugira ngo aze gupfira ku bwawe. Ni wowe yaraje gushaka, nkuko ino jambo riri kubitubwira, ni wowe yaraje gushaka, kandi ntabwo kwari kugushaka gutyo gusa, ahubwo yagira ngo ananagukize. Uyu munsi Imana, uyu munsi Kristo yiteguye kugukiza, yiteguye kuguha ubundi buzima, yiteguye kuguha ibindi byiringiro,
yiteguye kongera kukuzura mu bapfuye akaguha ubuzima, yiteguye kugushaka akagukura muri ibyo bibi ubamo, muri iyo myitwarire mibi ubamo, muri ubwo bwihebe ubamo, muri ayo maganya uhoramo, muri izo ntambara za hato na hato uhoramo, maze yarangiza akaguha ubuzima. Umwizere uyu munsi aragutabara, umwizere uyu munsi araguha ubuzima, kandi umwizere uyu munsi ateza amaboko ku bwawe, ateza amaboko ku bwanjye, ateza amaboko ku bazimiye bose, kugira ngo abakize, abakure mu ngo y'ibyaha, abakure mu bibi, abakure muri ibyo bibatwaza igitugu, maze abahe ubuzima bwiza. Rwose ndakurarikira kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe ku mashusho y'ibyiringiro, wumve ijambo ry'ibyiringiro, wumve ijambo rikugarura ku musaraba, wumve ijambo rikugarura mu rugo, ureke kuzimira maze ugaruke mu rugo, kuko Kristo yiteguye kukwakira. Gihe rero ntukabe cyangwa se ntutinde, niba utarakora subscribe ku mashusho y'ibyiringiro, ukore subscribe, kandi nufashwa cyangwa se nunezerwa ntugatinde gukanda like, maze unatwandikire muri comment ikiri kukurushya, ikiri kukunaniza, dufatanye gusenga, maze umutima wawe nukira usharinge n'abandi, utume nawe uvura imitima ubwoko bwawe. Reka rero dufatanye gusubiramo no magambo, uvuge ngo Mwami Yesu ndakwizeye, nizeye ko nanjye wankiza, kubwo urukundo rwawe rwinshi wangiriye ndetse ukankunda ntabikwiriye. None nizeye amaraso yawe, nizeye ubuntu bwawe, nanjye nkiza nk'uko waje gukiza abanyabyaha twese. Nanjye ongera uzure ibyiringiro muri njyewe, maze utuma ngaruka mu rugo kwa Data. Amen. Imana amahoro ikugirire neza, Imana amahoro ikomeze kugushoboza. Wowe komeza kwegera Imana, nayo ifite byinshi mu kiganza cyayo igomba kukugirira. Imana iragukunda kandi Imana iteguye kukugirira neza.